kiransetsa ariko nanone nuko aba ari imikino ariko nanone sinzi ko natinyuka kukivuga. Nta kibazo. Hanyuma mu minsi yashize nubwo twabonye wakura urukundo mu damu witwa Layira. Byazana gucumuza cyangwa se umuntu agasanga abaye nka ndimbati cyangwa nkandi. Yego. Hanyuma ari ikintu uvuze ngo buri mukobwa wese urumva waramwishimiraga mu magambo makeya. Yego. Rimwe na rimwe njya numva ngo byeze ko n'abakobwa batereta abasore. Hari umukobwa rero wagutereta biragoye. Biragoye rwose ariko nyine murokore nemera ngiye kari Yesu ntago nahita. Hanyuma ni nkwibariza ikibazo. Nuhe mu minsi wafanaga? Buriya nafanaga Miss Jory. Ariko ejo bundi rwose hari ibintu numvise bimuvugwaho numva ntabwo mukunze. Kubera ko PRINCEKID nawe n'umuntu nakundaga buriya cyane. Ndabikurikirana kuko nibyo mbamo. Numvise bavuga ko Jory yashakaga kwiharira Miss Rwanda. Buriya icyo kintu cy'inda nini nicyo kibi. Urumva arashaka n'ibindi. Niba urugero ufite ashaka kongera si byose nyine. Nibyo bibi rero. Nta kintu apfa na PRINCEKID usibye inda nini nyine. Ubundi bajya bavuga ngo inda yumutindi iragapfumuka. Aho hano kwa butukaye nabi. GASARO TV. Abakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho merere mu mande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange ndabakunda cyane. Musi twakiriye umusore agiye gutangira atubwira amazina ye. Tuguhaye ikaze ku GASARO TV. Yego murakoze. Nitwa Joshua. Irakoze Joshua niyo mazina yanjye ariko abantu benshi ntago ari ryo banzeho. Ntago ari ryo bakuziho. Umeze gute bakuzi kuri he? Banzi nka MC Joshua. Yego. Ukora uremusinga mu magambo makeya. Yego nicyo banze. Ese sinumva n'undi ari izina ryawe. N'undi ratoheye. Yanjye nuko wabongereho akandi kantu gato. Umeze gute? Meze neza ndashima Imana. Urakomeye? Ndakomeye. Uvuka mu muryango w'abana bangahe Joshua? Kari benshi ra. Ari benshi. Iwanyu ni he? Kavukire. Usibye ko ababyeyi baba baravukiye Nyabihu. Ariko twe tukaba twaraje mu buzima urabyumva nawe. Gushakisha mu magambo makeya. Yego. Wari umeze neza mu buzima busanzwe? Meze neza ndashima Imana yego. Muri iyi minsi rero reka mvuge ngo kuri iyi mihanda ni cyo kintu cyagushimishije cyangwa se cyagutangaje? Kuri iyi mihanda uravuga iyi mbuga nkoranyambaga. Habaho byinshi koko. Bo hari utuntu nkunze kureba cyane comedy. Hari umuntu ejo bundi uherutse kunsetsa. Ubundi ngiye nizo ubuvanganzo. Mu buvanganzo hari ibintu twajyaga twiga bita ngo mpangara ngo uhangare. Ariko hari umuntu ejo bundi muri filime yatutse undi muntu. Bino byo banyakso. Numva igihe gitutsi nibwo bwa mbere nyumvishe. Yatutse umuntu rwose numva nibwo bwa mbere nabyumva. Icyo kintu numva kirantangaje nibwo nacyumva. Kiransetsa ariko nanone nuko aba ari imikino ariko nanone sinzi ko natinyuka kukivuga. Nta kibazo. Hanyuma mu minsi yashize nubwo twabonye wakura urukundo mu damu witwa Layira. Ese Layira ntabwo wari uzi ko yubatse cyangwa se wari uri kuvuga ngo reka byibuze mbe uwa kabiri tubwira ubundi? Oya. Layira. Yego. Erega burarayira agaragara agaragara nk'umukobwa. Nuko nyine wenda ari abantu baba babizi. Oya ko kumbuga nkoranyambaga ntajya atabivuze. Ariko ntago namwatse urukundo. Nuko naye nyine nari maje kuvuga gutyo agaragara nk'umukobwa ariko ntago namwatse urukundo. Ahubwo icyo gihe namwatse ubufasha kuko nari nkeneye ubufasha kuri we. Yego. Ubufasha waje kububona? Narabubonye. Narabubonye kabisa. Okay, Imana ishimwe. Hanyuma mu minsi yashize nubwo ambwira guti abahungu duhura natwe n'ibigeragezo. Rimwe na rimwe nuko abakobwa ari bakunda kuvuga ariko natwe abagabo utitonze twagwa mu bishuko. Cyane. Ndetse gake cyane umusore cyangwa se umugabo abasha kwikura mu gishuko. Cyane. Tubwire byakugendekeye bite? Mbere na mbere yuko nkubwira hari inkuru ejo bundi nanjye yambayeho. Ariko ngiye nkunze gurana inkuru nyinshi cyane. Bwa mbere ubundi gihe hari umukobwa tugeze gukundana nyine nk'umusore. Ntago ari kera ariko hashize iminsi myinshi. Hanyuma tugikunda tukimarana ibyumweru bibiri barampamagaye kuri telefone ngaro musheri ngo bimeze bite? Ni sawa. Ngo ndikumva nsa nabi. Ndamubwira nti usa nabi gute? Ngo nyine ngo ndikumva nsa nabi.
ndamubwira ni none se niba usa nabi wakaraba ngo nyine ngo nsa nabi ku mutwe ashaka umujyana muri se ati nyine ibisuko byashaje tumaranye ibyumweru 2 nahise avuga n'abakobwa b'iki gihe si ubwo ngubwo ni projet ni projet mu zindi bituma rero ntago ari sawa ndashaka uwa kabiri abo nzi n'aba diaspora n'amakuru mfite byaba diaspora narumvishe ngo nk'abasore ngo nibo ngo hoya n'abakobwa nuko ntago uri kudusobanurira ngo nibo nukuvuga ngo mperutse gukora ikiganiro kuri Big Town TV ndi kumwe na Raila hari umukobwa wigeze kumpamagara arambwira ati hewe nabonye meze neza uri bogari none nagukunze ngo ndashaka ko bigenda gutya kutujyana nkaza mu Rwanda tugahita dukoresha tutanaziranye tugahita dukora ubukwe tutaziranye fasi y'umukobwa yajyaga akunda kumpamagara video call ntago namuvuga mu izina oya wimuvuga kampamagara video call uri hehe umeze ute ntemeze neza none se uri hehe nkamubwira nti ndi hano ndi mu rugo ngo yangu uri kumbeshya ngo uri mu kabare habaze ndi mu kabare ari nge nawe uzaho ndi ninde usibye nyir'ubwite arambwira ngo reka ngo hamagare video call agahita mpamagara video call biba inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane hita avuga nti ntago nabivamo buri kanya nta cyizere hanyuma mwanya ushize kwambwira gute abakobwa bajya bavuga ngo abagabo barabashuka ku ma video call n'ibiki ariko n'abasore bahura nabyo oya n'abakobwa nabo barashukana none se ubwo nguwo none se ubwo umukobwa ariko tubwizanye kuri Joshua umukobwa araje akubwira ati tujye kuri video dukorereho ibyamfuna mbi sibyo ubwo se wowe ubikoze si waba ubishaka ni umukobwa wabagushutse tubwizanye ukuri yabagushutse ariko wese nta bwenge ugira oya reka nkwereke sibyo umukobwa urabona ko abasore bo muri iyi minsi nyine mu mufuka amafaranga ni make yarabuze umukobwa araza afite amafaranga menshi akwereka buri kimwe cyose mu by'ukuri abasore b'iki gihe niyo mpamvu uri gusanga umusore ngo ugize umukecuru naho ngaho nta mafaranga niyo yabuze ariko nanone bitatuma usambana kuri video call nese ubwo we ko wahise umureka ukavuga uti no muntu ashaka kugusha mu cyaha reka mureke nyine biterwa n'ukuntu hari n'utabishobora ariko biterwa n'ukuntu umuntu nyine yikontorora ariko ngiye nararebye mbona ngira amahirwe nk'ubundi udufaranga nubwo tari twinshi ndavuga nti ntago nakwandavura kuri reka mwanze kwandavura hanyuma se ko rimwe na rimwe tujya twumva ko abakobwa aribo bahura nabyo nawe uri kuvuga uti natwe abasore ahubwo muri iyi minsi nibo benshi mwarahagurukiwe kandi noneho usanga uwo muntu nyine uwo mukobwa ni mukuru yanuje nk'imyaka 10 hari ninga muri make uravuze ngo baba baragumiwe se oya buriya rero ntago oya mwishamba ryiza y'ikinyapfura none nk'umuntu nkanjye ukora akazi kubijyanye n'umuco ntago bavuga ngo uyu mukobwa yaragumiwe reka baravuga ngo uyu mukobwa amaranye imyaka myinshi n'ababyeyi mucyubahira iyi bari utuntu batajya bavuga nubwo wabona umukobwa ngo umubwire ngo uyu mukobwa ni mubi reka bagufunga ahubwo uravuga ngo uyu mukobwa ni mwiza habe namba ariko urumva n'ubundi bumupfobije oya ni mwiza ariko nyine ku buryo arabyumva neza ugenekereje muri make ni ukuvuga ngo mwikesha mvugo tugira ibintu nk'ibyo ngo ubone umwana ngo uravuze ngo uyu mwana ngo afite umusatsi w'injwiri oya uravuga ngo uyu mwana afite umusatsi uri mu matsinda mu kinyabupfura nibyo byiza none se Joshua nkibaza rimwe na rimwe niyo mpamvu abasore b'iyi minsi rero by'abahura n'ibibazo ugasanga umusore wamugani gukora wapi ariko akumva ko ikintu kizamutunga ari ukuba yahura n'abadiaspora nk'abo bafite iyo myumvire navuga itari myiza b'abagore cyangwa se b'abakobwa bakuze akamutunga ariko nawe akaba akondisiyo ke kugira ngo ngutunge nanjye bizajya bigenda gutya oya njyewe n'umusore ufite igitekerezo nk'icyo ngicyo ntago namugira iyo nama kuko biragorana baranavuna tekereza nawe urugero uri nk'ahantu runaka uri mu bandi umuntu ati ndashaka video call si ubwo urumva ibyo bishoboka wakiherera rimwe na rimwe wagiye wenda urugero wigiriye kuri toilette wenda urugero gushaka video call
ariko bane yaje abantu mukunda kujya ku mbuga nkoranyambaga mushobora kuba rwose muhura n'ibigeragezo byinshi byihorere ahubwo njye nabonye inyungu yo kuri ntuza kuri YouTube burya ntago ari inyungu ari ukugira ngo nanone ngo abantu bakumenye burya nabonye ko abenshi babifitiye gahunda ahubwo ubu nanjye ndi umusiribateri kandi waranze uwo wagushaga mu bishuko ayo ngo ntawe nkeneye ubundi igihe nkeneye muri make tubwita avuga abasore benshi basigaye baza ku mbuga nkoranyambaga kwimurika ni ukwimurika n'ubundi nk'ubu mba nzi ngo iyi televiziyo irarebwa n'abantu bahe n'abahe burya mu bantu bakubonye bose ntahabura mu gukunda buriya benshi nicyo kibazana ari byo nta makuru twe tuba dufite tugira ngo abantu baradukunze kutwera ibiganiro kumbi ni ibyo ngibyo ni ibyo ngibyo kabisa hanyuma Josh wisumira n'ikindi kibazo ikibazo ni ikihe rero ntabwo abasore mushobora gushuka abakobwa urugero rimwe na rimwe mitanjyaho n'urugero rw'umusore warekuwe PRINCEKID sibyo bamwe bati ni ukuvuga yakoresheje ububasha yari afite sibyo abakobwa bati aradushuka wenda icyaha cyamuhanaguweho sibyo none wowe wemera yuko umukobwa w'imyaka 18 umusore ashobora kuba yamushuka akamubwira ati tube twaryamana umukobwa w'imyaka 18 umusore akamushuka yego nk'iriya kese birashoboka ko umusore yashuka umukobwa ariko n'umukobwa yashuka umusore birashoboka ariko akamushukisha kuko amurusha ubushobozi yego ariko nge kiriya kibazo cya PRINCEKID we ntabwo nakunze kukijyaho cyane ariko kuko nabo nakunze gusoma hari igihe ushobora no kuvuga ibintu byinshi ukabizira wenda kuko ariko PRINCEKID ibigaragara ngira numvise ngo nubwo anywa n'inzoga kandi najyaga numva bavuga ngo yanywesheje ibintu nk'ibyo ariko kandi nanumvise ngo nta nubwo abinywa ntago arunywa ubwo urumva atari ukubeshyera rega abasore baranatubeshyera tubeshyera rwose mwarahagurukiwe nyine mujye mubimenya reba ndimbati urebe nubwo banga abasore ntibataza kwitonda ahubwo reka mbagira inama ntibitonde niba winjiza udufaranga twawe 30 dufate neza tugutunge wumva unyuzwe aho nujya mu bintu by'abadiaspora abakobwa twarahagurukiwe cyane ni ukwirinda kabisa dore n'amarozi uriye usanze dukwana ikiganiro kutubwira uburyo basigaye babaruga abasore n'abagabo abasore da ugakora ibintu ukagira wowe ukazi abakobwa ngo bakabaruga nyuma ukaza kuvuza ubu ni ngewe cyangwa ibyo bibaho cyane buriya nanjye burambere nigeze nkibyiruka nyine nkiri umwadolescent nigeze gushaka nko gukunda abakobwa cyane bwa mbere nkigera mu bintu byo kuyobora ubukwe by'ubuhemuzi nagiye mu bukwe bwa mbere mbona abakobwa ndafaza abakobwa ko mbona ari sawa ngiye mu bundi bukwe kwa gatandatu naho mbona amayenga data mbona undi mukobwa harimo umukobwa witwa Fiona kifasibi ngiye mu bundi nanone naho mbambonye undi sinavuga ubu ngubu ntazabivamo noneho ngewe icyo gihe wenda nta nubwo nakabaye umurokore undi umurokore rwose cyane ngenda kunanye n'umukobwa umwe 2 3 4 5 noneho bageraho kujya bahamagara nyine telefone yanjye narayibuze iyo nari ntunze bageraho kumpamagara nkagera mubaza ngo urinde kubera ubwinshi bwabo ariko nyine nageze igihe mbona nta musaruro mpita mbyihorera mbivamo byazana gucumuza cyangwa se umuntu agasanga abaye nka ndimbati cyangwa nkandi yego hanyuma hari ikintu uvuze ngo buri mukobwa wese urumva waramwishimiraga mu magambo makeya rimwe na rimwe njya numva ngo byeze ko n'abakobwa batereta abasore hari umukobwa rero wagutereta ubwo akakwiteretera bibaho cyane ugasaza kubwira ngo nagukunze ubundi umukobwa hari ubikubwira ubu ngubu baratinyutse kandi ni nabyo kugira ngo wicwe n'ijambo aho kugira unigwe n'ijambo wakwicwa n'uri bwiye ariko barahari akenshi bakunze kubigaragaza ibimenyetso abakobwa ariko nyine bareruye baravuga
hanyuma rimwe na rimwe njya numva nkamwe abasore mukunda guhura n'abakobwa benshi ati hari umukobwa ushobora kuza akaza yambaye ikibuno wari wahura nawe ntarababonye iyo nkuru rero tubwire uko byagenze nukuvuga ngo araza akaza kugusura ukabona kuyemo ikintu kunsura se nta mukobwa wari wansuraga kubabona nyine mu tubare nese mu tubare ubwirwa n'ikiga cyambaye kandi nyine hari igihe umuntu yaba yita urugero nari nigira hano ku Gisimenti ahantu bita kuri Kamiriya ndabibona hari nka 3 z'ijoro ndi kwitahira abakobwa ahubwo abasore buriya turanihangana none se ubwirwa n'iki ko umuntu acyambaye utamwegereye utamukozeho hari gani igihe ushobora kureba umuntu ukavugira ngo ambe cyuno ntacyo yambaye oya biba bigaragara kabisa nubwo biba bigaragara hari igihe bitabi nyine wowe ubyimagine ariko atari byo yihorera ahubwo ntabyo uzi wowe uravuze ngo nta musukobwa ari wagusura oya ngiye umukobwa yaransuye ntago najyaho ngo mbeshye ntago najyaho ngo mbeshye yaransuye arangije arataha oya none se kubera icyo uvuga ngo ukitanguranwa nkaho gusurwa n'umukobwa ari igitangaza oya ntago ari igitangaza ntabwo ari n'ikibazo ku bantu bakuru barengeje imyaka 18 turabyemerewe ariko abakobwa igihe baje kudusura nabo bajye bamenya uko bambara nese uzaza wambaye nkaho nyine buriya abantu turi abantu hari umukobwa numvise mu kiganiro avuga ngo na pasiteri ngo buriya ngo nawe aje ngo byarabura natwe rero turi abantu bajye bagerageza bambare neza bamugane w'akabera ubona se kwambara k'umukobwa nabi bishobora kugira icyo byangiza ku mugabo yego urugero ndetse none se uzambara erega buriya kera ari cyo biti ikibero cy'umukobwa buriya kera hari umwarimu watubwiye ati urangiyewe nishuraga 100 kugira umukobwa anyereka ikibero atakanyereka rimwe ati nkamuha 100 ati mukanya nkongera nkabwira umukobwa ngo none uzamura gatoya ngo uhe 200 ngakazamura ngo noneho muzamura gakeya ngo nguhe 500 ikibero cy'umukobwa bivuze ngo kera ntago cyapfaga kugaragara ariko ubu ngubu uragenda zigize ariko umubiri ndabizi nawe urawuzi hanyuma se ariyo mpamvu abasore b'iyi minsi mubirisha mukaba mwarabigize nk'urwitwazo oya ntabwo twabigize urwitwazo ubundi nama nagira buri muntu wese buriya amasengesho n'ubu wenda tudakunze kubijyamo cyane amasengesho nicyo kintu cya mbere ikintu cya mbere kabisa kugenda ukwibera umuntu wo mu rusengero byibuze ko agiye gusenga nko ku cyumweru senga rimwe se narabasenga basambana barahari benshi none se barahari bavuze ko n'abakobwa benshi mu rusengero baba bihishemo bambaye ntumite ho mu kizurayizi ndayizi benshi ari nabyo bikorera gusa ariko nyine iyo usenga by'ukuri numva nta kibazo wenda ukabigwamo by'impanuka ariko nyine utabiteguye buri gihe bigira akavuyo bigwemo nk'impanuka uri umuntu none ko wabiguyemo rimwe akenshi agenda agiye oya bigasa naho ari akamenyero oya gusa uko byawe cenze bakuruze nka bya bindi bamukobwa yavuze ese uburozi ubundi wemera we ni ubuhe Josh umukobwa ashaka kukuroga koko njye nago najyaga mbyumvisha ko abakobwa b'iyi minsi baroga ni ukuvuga ngo ubundi uburozi bubaho hari igihe njye nize Uganda hari igihe Uganda bajyaga baroga umuntu akararahinga akararimo guhinga mu gitondo nako nka saa 9 z'ijoro saa 10 akajya kuryama none mu gitondo akabyuka yumva naniwe akinanura ateba bati yareba ibirenge akabona sa nabi akabigo ibintu byamubayeho kumbi yari guhinga nta nubwo azi ko yarahinga bivuze iki uburozi bubaho cyane so ubwo rero hari ibyo bita ngo ni inzaratsi ariko hari inzaratsi ngo nyine ngo hari inzaratsi bajya bavuga ubu ni umukobwa usanzwe wenda kanze ninjire mu bintu by'ubuvanganzo ubu ni umukobwa cyangwa se umugore muzima ubundi agira inzaratsi mu biganza bye no mu mivugire ye ni ukuvuga ngo ubundi uburyo cy'umukobwa avugisha umugabo we nako umugore avugisha umugabo we n'uburyo ki atanga akayakuriwe
nizo nzaratsi za mbere nziza. Ariko hari igihe abantu bagenda ngo bagahira ibyatsi bibaravumba n'ibyo bakavangavanga. Icyo gihe rero nese uwo mukobwa mwakundanaga ko yagwagiye ko yabyakuza kugenda ukabona abafiyona. Oya, icyo gihe nta nshuti nari mfite. Ubu ngubu ukunze wakunda umwe? Nakunda umwe. Ko bigoye muri iyi minsi ariko njya numva. Nakunda umwe ahubwo ku basore. Ahubwo buriya ndaza kumubona mu minsi iri imbere. Njya numva ku basore ngo iyi minsi biragoye ngo nta musore ngo wapfa gukunda umukobwa umwe. Oya, biterwa. Umukobwa umwe nibyo sawa. Erega buriya umusore utunze abakobwa babiri hano i Kigali noneho ameze nk'umupapa utunze urugo mu cyaro. Niko bimeze. Kuko umukobwa reka nkwereke urugero ibisuko. Basaba byinshi rero. Ndashaka ibisuko, ndashaka inkweto. Sheri ndashaka gutega moto ngiye ku gisimenti. Ndashaka ikinzara. Inzu bari kunyirukana mu nzu. Ese ubwo urumva atarusha umugabo inshingano wo mu cyaro. Sasa. So rero biba byiza ufite umwe. Ngiye burana nabonye burana nanamureka wenda nkazabitekereza mfite kuvana ngiye gushaka. Kabasore b'iyi minsi nta kwihangana mugira. Oya, nje ndihangana. Wenda ariko nabandi ntago nabakira urubanza. Harya ngo urumurokore? Nje ndumurokore. Nzi no kuririmba byose mba no muri korali. Biragoye. Biragoye rwose ariko nyine murokore nemera ngiye kari Yesu ntago nahita. Hanyuma ni nkwibariza ikibazo. Nuwuhe mu minsi wafanaga? Buriya nafanaga Miss Jory. Ariko ejo bundi rwose hari ibintu numvise bimuvugwaho numva ntabwo mukunze. Kubera ko PRINCEKID nawe n'umuntu nakundaga buriya cyane. Nanamufana cyane. So ariko nkimara kumva ko ari akantu Jory numva sinzi. Ntago namwanze ariko nanone ntago nakomeje kumukunda nkuko byari bimeze. Hanyuma ndashaka ko kantu tugatindeho gato. Uravuze ngo nkimara kumva kuriya ngo Jory umutima wanjye usa naho usa n'uwamuvuyeho mu magambo meza ati cyane ko na PRINCEKID ramukundaga. Na ikihe kintu cyatumye umutima wamuvaho kandi ari wa muntu wakundaga? Urumva ngira ngo niba nawe ukurikirana ibintu byo kuri imihanda. Ndabikurikirana kuko nibyo mbamo. Numvise bavuga ko Jory yashakaga kwiharira Miss Rwanda. Buriya icyo kintu cy'inda nini nicyo kibi. Icyo kintu cy'inda nini rwose. Buriya abantu tujye turya bike turyame kare. Ni nacyo cyiza ariko ni nacyo kigomba. Hanyuma ukabona biba ari nk'ihe mpamvu cyangwa se baba bafikiwe na PRINCEKID ku buryo yagira iyo nda kandi tuzi ko oya nta kintu bapfa. Tuzi ko ni umukire, ni umukobwa ufite ubwenge, ni umukobwa ufite ubwiza. Urumva ukurikije ukuntu Miss Jory igihe namumenyeye n'amafaranga mbese amaze kwinjiza kuva yaba Miss ni menshi cyane. Umuntu watangiye kujya hanze narumvise ngasigara na Diru na Muhozi. Nukuvuga ko afite amafaranga ariko kutanyurwa nicyo kibi. Urumva arashaka n'ibindi. Niba urugero ufite ashaka kongera si byose nyine. Nibyo bibi rero. Nta kintu apfa na PRINCEKID usibye inda nini. Ubundi bajya bavuga ngo inda yumutindi iragapfumuka. Aho hantu kwa butukanye nabi. Oya ntango ntukanye. Ubu n'umutindi bajyaga bava mu kintu n'umukene. N'umutindi ntago ari umukene. Umutindi ni wa muntu utemera ko afite. Akaba afite nk'imodoka ugasanga ari kurira ngo amafaranga afite imodoka n'inzu ararya neza nta kibazo ariko ntiyemera ko afite ubwo ashaka n'ibyo abandi. Uwo ni umutindi inda iragapfumuka. Ntago ntukanye. Niko bimeze. Iryo jambo ko ryaba ari hano ngo mvuze ngo ni umutindi. Ntabyo mvuze ariko nyine ibintu byo kugira inda. Ubundi n'umukobwa ubona gute mu buzima busanzwe? Ni umukobwa mwiza. Ni mwiza cyane ufite uburanga. Ni umutemba nshushu. Hanyuma uyu munsi uravuze ni umukobwa mwiza ari umukobwa bita Miss Elisa na Jory. Akenshi impamvu mbikubaje nuko mbona bakunda kwibasira cyane Jory. Muri iyi minsi umuntu uriho on top ni Miss Elisa, niwe bari gutaka, niwe bari kubwira amagambo meza. Yisaho wakubwira ngo abo babiri
guhitamo umwe kuba wenda urugero atari urukundo kuba wahura nawe ukaba wabasha kuganira n'umwe ukumva ibitekerezo bye bo jori ibigaragara irasaga yabayeho ibigaragara ubutabera bw'u Rwanda bukora neza 100%. kandi nawe ubishize mu nyurabwenge wasanga ibyo bavuze ari ukuri yarashaka ari inda nini. So Elisa rero ikintu ngiye namutekerejeho nawe Elisa buriya urabona PRINCEKID yarafunze nta muntu watekerezaga ko yasohoka ku bintu byavuzweho na muzehe buriya nabyo ntago biba byoroshye. Oya benshi twarabitekereza ko ashobora gusohoka buryo uri hariya amahirwe hari ugutaha no kufunga ariko nyine nase ubukandimba ati hari umuntu watekerezaga ko aragaruka ni bake. Sasa rero na PRINCEKID niko byari bimeze none ibintu byari bivuzweho n'umusaza erega ntabwo yavuze ngo bamufunge. Oya ntabwo ariko yabivuze gutya ariko ntabwo yigeze avuga ngo bivuze ko kesi yari remereye cyane. Usije n'Imana itabara naho ubundi ntabwo yari kuhikura. So ubwo rero bikaba bivuze ko Elisa yakomeje kumunambaho kujya kumureba kujya kumusura anasohotse wabonye ukuntu yabyishimiye cyane. Ngiye nabonye uriya mukobwa afite ubumuntu wamumpa ko numvise mwaramushingiye mu bivugwa yuko ari mu rukundo ariko se PRINCEKID mwari muri arabyemeza umushuti wawe Laila se niyavuze ko yavuye kumusura arabyemera akamubwira yuko yishimiye ibyo yamukoreye. Erega buriya reka nkwereke sibyo buri ubu ngubu umukobwa wamuporopoza ukanamuterera n'ivi sibyo ko ngiye biriya bintu byo gutera ivi ntabwo nyambyumva ntabwo nabikora. Wamara kumutera ivi wamwambika n'impeta nyuma yaho ntunashyingiranwa nawe ibyo birahari kandi bibaho. So rero aracyari umukobwa Elisa kuba mvuze ngo wamumpa ntabwo nkosheje buriya hari umukobwa buriya nkunda nuko Imana yimye amafaranga nahita mumanura inde buriya abana babiri nazabategereza umwe agakura bariya babiri Vestine oya Dorcas nuko irene imyaka yawe niyo kwifuza gukunda na Dorcas none se ntabwo uzi Robert Mugabe yararusha umugore w'imyaka 25 ariko wowe kugeza kuri ubu munsi barusha nk'icumi ukurikije imyaka ufite niyo bafite ntabwo waba ugitekereza gutyo. None se urafite imyaka ingahe? Nese afite nka 18 ntayo bafite 17 bariya n'abana 17 niba ntayo bafite niba bafite 17 ngiye nkagira ntayo bafite ba Dorcas n'abana bafite 15 kwa muhungu yaha waraziwe koko bafite 15 oya niba bafite 15 nkaba ngiye mfite 25 niyo ufite se ntabwo renze ko n'abahungu mujya bagabanya imyaka. Oya ngiye mfite 25 nuko nariye neza Imana ishimwe mvuga ngo 25 naba murusha 10 yazagira naza 40 nako 35 nose ba papa Savana wabonye kari bakuru ubuso ufite amafaranga amafaranga zaboneka bazabararongoye n'ibindi byamamare bigenzi byabyo cyakora wenda sibyo se nawe urakijajara reka nkwereke buriya burya bwitwejo ndabyemera no kurikije amakuru y'umuntu ufite televiziyo nawe niba iri ikoraho amasava yitwa ngo cyari cyangwa se wenda reka ture kujya kure ni Yongwe TV narakurikiranye ndeba ukuntu bagenda tera intera ukuntu ngasanga ahubwo ngewe muri umuntu mu gitondo byemera se ndabyumva ariko kankubaza ikibazo mbaza avoka iri hejuru mu giti buriya kumanuka ni iminota ingahe kugira ngo ibigeze hasi biterwa nuko yeze oya kumanuka bayimanuye yamanuka mu gihe kingana gute ihiye se yeze nako oya tuvuge ntabwo yeze umuyaga urahushye iraguye ntabwo nyine imanuka mu gihe kinini imanuka mu masegonda so bivuze ngo rero naho kuzamuka bakubwiye ngo urira igiti ni ukuvuga ko buriya kumanuka uri hejuru ufite amafaranga ushobora kumanuka ku kanya ariko ngiye nkizamukira gake gake rero ibintu byose birashoboka
birashoboka cyane ujye ufite ubuzima birashoboka byose cyane birashoboka. ubuzima buhari kandi twizera Imana cyane kurusha ibindi byose. hanyuma ejo bundi nabonye ku kiganiro kwarangira mwise neza benshi baramwibasiye ati ibintu wisize kubera iki wimakiye ibintu nk'ibyo ngibyo se bibatwaye iki kubera iki rimwe na rimwe iyo umuntu ateye imbere agashaka no kuba hari icyo yahindura hari abamwibasira nabonye komenti nyinshi kabisa zaramwibasiye. oya no kuvuga ngo nubundi umuntu atangira akora ibintu babyanga yamara kugera hejuru bakabikunda bakanabikunda kurushaho. ariko n'abanyamakuru buriya nabo hari akantu nababonyeho guhamagara umunyamakuru ngo mu kiganiro cyangwa we nukavuga uti rwose mfitiye impano runaka ngwino umfashe guca amazi ngo ariko ngo buriya iyo umaze kugera hejuru ngo baraguhamagara niko numvisha ariko turabahamagara nyine okay nanjye mwazanyifashiriza se kandi twagufashije twaguye platform uvugiraho ngende rega buriya icyambere cyo twaguye platform uvugiraho ni wowe nyine Imana guhumugisha aho icyo cyonyine ubwacyo ni wagakwiye kugishimira. ari umunyamakuru ntago muvuze ariko nzamuvuga mu gihe cya nyacyo yanziritse ku katsi arangije ndamuhamagara duhana gahunda yo guhura narangije ahita akuraho telefone. erega igihe reka mbwiye Joshua igihe sibyo hari igihe gitanga nyine umwanya nk'ubu ngubu tuwe twarapanze ikiganiro yashize n'iminsi cyane sibyo ariko se mbona ko ushaka no gukora ikiganiro ariko ejo nijya wakubwiye uti nacyo nzakiguha sibyo se ariko nyine no munyamakuru rero wimutera amabuye ushaka kuzabona ije abyutse akuvuga ati my brother none ngwino dukora ikiganiro sibyo se ntago ari kumutera amabuye ariko nyine buriye muntu ufite ubumuntu uramubona kuko umuntu wese agiye mujye mutubabara kandi mutwumve ubu mu gitondo umuntu wese agiye abyuka akubwira ati mfite impano yo kuririmba ejo mfite impano ya filime ejo mfite impano yo guseka uwo muntu wese abo bantu bose wabaha platform tubwizanye ukuri ariko hari igihe ari nk'umuntu kubwira nabi niwe burangiye ntera amabuye cyane burangiye ndashimira hari umunyamakuru nshimira ntagakorera kuri YouTube hari umunyamakuru nshimira ura aho ndi no kuwambayeho yabigizemo uruhare ubu n'abanyamakuru nibo akenshi yego ni Imana nayo bibirimo ariko ubu nibo bafata umuntu bakamuzamura iyo babishaka cyane yego hari umunyamakuru witwa Ben kuri Kiti Radio yego Mani muhumugisha ngaho tubwire uwagukenera se yakubona hehe tunasuza nimero yanjye ahubwo reka nanabonereho mbabwire abanyarwanda nta kibazo ngiye nyobora ubukwe ndi umu MC ndi imbabaza amakuza yari utabagisha inkubi kubitana ubukana ntihinde ni kuvuga ngo ibintu serivisi zo mu bukwe ndazitanga ndi umu MC ku giti cyanjye nkavuga inka nkagira itorero gakondo nkagira bande sonorisation ibyo bintu byose unyeneye wampamagara yego kuri nimero 078 230 241 3 078 230 241 3 ahubwo buri umfashije wanayishira no hasi ku kiganiro baraza kwishyira abeditinga njya umunwa wanjye ubu burangiriye ahangaha okay biba birangiriye ahangaha nta mba bwongeye gura n'ibindi uze kubibutsa ndabibutsa nta kibazo ya Joshua urakoze cyane kandi ukomeze utera imbere n'abandi banyamakuru bazaguhamagara humura ibyiza biri imbere matunda y'ikombele asante sana sawa yego GASARO TV